ko mwamunashaka n'impano mwamusenga mushaka impano ya ngiye kubakura mu mwuka musenge mushaka iki mushaka imbaraga z'Imana zibafasha gutunga iki gutunga imbaraga z'Imana zibahesha kubaho mwaratunze impano z'umwuka nako imbuto z'umwuka na impano z'umwuka hari zizinga ibinyoma byinshi za Satani yarazivangiye nababwiye ngo habe naye mandiko umuntu arimo kwamaza gusa abakecuru arimo kwamabaza bakatwifatira hanga akamatangira gushereba nganga muzam jewe n'uwo pastor ubunyine sino ubunyine sino bikunda kuko nuvuga butumwa barambye ngo segera ndabwe ngo maze mureke ntacyo Imana irabivugaho Imana yarambye ngo sinabi bigiye no sambaga abagore buri mukubona bari mufogera gute utangiye gusirima akamaza kwandika aya samandiko y'Imana ndabayitangariza mu materaniro aya samandiko y'Imana amandiko gisigaye gihagaze mu mwuka n'amandiko yira mwibanga abazayasobanura nira mwibanga uzamvuze ndabeshe Christian muzamo amandiko y'ukuri neza n'abantu batuyira mu cyumba cy'amasengesho baza bakora za gahunda bakabaza neza Imana n'ahari amandiko gusa yo gutse twaba tujari amishi ikizana kwereka ko atari Imana dore mwereke uzobaza amateka y'amakuru y'amandiko y'iraruguru wacu abandikaga bafataga uko nimba neza yapimye ko ari Imana muzoza n'umuriro mu kongo umuriro bafata ikara bandika amandiko birandagirwa tugomba ahantu hose tujanye igitambara kandi umva nuko birivuga Bibiri iravuga ngo urya wabujije uko abagabo basenga bambaye isapo ni nawe wabujije abagore kuko basenga bagira gute batitwikiriye none abagabo ko twatimije iryo hamwe hari umugabo mwari mwabona gusenga isapo mumaze kubona bangahe muvanye ubande mu Imana mu izina rya Yesu mugirira umukobwa mwegeranye utambaye igitambaro mugire ngo ni hame rya bibiri uzoza cyambara ni hame rya bibiri ugiye gusenga uzaza witwikira igitambaro ni hame rya bibiri kandi tivuga ngo hantusi kishano ya wosoka ugeze ara ku muryango niso aturangiza amateraniro urangije gusenga twarangije amateraniro uzoza mugikura tukiri hano biremewe yo ni hame rya bibiri ibyatunaniye buriya ni hame itoya gusa nari ndagiye kubabwira kuko ubutumwa bwiza mwege mutegereje ngo musabwiriza ku mapodium yarishatse kubabwira kuko kubwiriza gusa ubwiriza umuntu gatoya gusa umugenderera bigakunda ejo bundi hari umugore nagaragaje kugenderera kuko bisanzwe nabwira ati wa mugore uriya hari hame rya bibiri wishi kandi n'umugore utinyitse nyine nabwira ati kuriya hari hame rya bibiri wishi gusenga ugasenga udatwikira igita aravuga guhereye umunsi yese itorero gusa tukaza ngo tuzambika imbaraga oya Bibiri yavuze ikintu cya kabiri yavuze ngo umuswa nguza wihumikira ngo ibizawutunga izihunika muki ibizawutunga mu gihe cy'iki mu gihe cy'imvura nimba udasenze uyu munsi nuvuga ngo amasengesho icya kabiri tuzigira nuko amasengesho icya mbere navuga ngo twavuze ngo ni discipline yo gusenga utitaye kuri gahunda z'abayobozi icya kabiri twigira ku muswa ni discipline yo gushaka imbaraga zizagutunga mu gihe cy'iki cyo kugotwa ko birumvikana cyo ni icya kabiri twigira kuki umuswa none ko muragira ngo muzakuraho imbaraga zizabashoboza mu kindi gihe reka nabo mumbwira abana bakiri batoya cyangwa se bagifite umuhamagaro ufite umuhamagaro va mu idini ukora umuhamagaro Bibiri ivuga kuko umuntu agomba kuba umupasiteri afite imyaka 25 kugeza kuri 50 nusoma igitabo cy'Abalewi mu gitabo cy'Abalewi haravuga ngo abakoraga mu ihema ry'ibonaniro iyo twigiraga abakora mu ihema ry'ibonaniro ngo nabari bafite guhera ku myaka 25 kugeza kuri 50 none mwebwe bari mu kubabesha ngo muri torero ry'ejo bwira muganzo mwegeranye ngo taburi torero ry'ejo uri torero rya none uziko urebe mu myaka yanje baracyanyita ngo ndi torero ry'ejo oya si ndi torero ry'ejo ndi torero rya none mwegati bazabibwira icyo ni ikinyoma cyaje mu ikanisa turagisasira Bibiri iravuga ngo ntabwo turabejo ahubwo turabaki turabana Bibiri zinavuga ngo ahubwo ngo nuje kuvuga ngo izejo ngo uzavuga ngo Imana niramuka itugejejeho ariko Bibiri antiyemera ko turabiki turabejo ariko abapasiteri bacu bari mu kuturera batubwira ngo twega turi torero ry'iki gejo mbwirira mugazo mwegeranye ngo itorero rya none kandi aho none rero biragusaba kuko wishakira imbaraga zizagufasha mu gihe cyose uzaba ku isi tuzamuri marchora niba ngumvise iryo hame haleluya oya dukeneye imbaraga za none ntabwo uri torero ry'ejo uri torero rya none uko mwiteze kuzabakina mama mwiza ukishaka kuzabakina mama w'umurosi
ariko niba ushaka kuzabakina mama mwiza uyu munsi biragusaba kugira gute utangira kwitoza ushaka imbaraga. Bibiliya yavuze ngo iki ngo cishakira ngo ikimonyo ngo kizagifata ngo igashaka ngo ubutunzi bwacu ngo kikihunukira ngo bizagitunga mu gihe ciki mu gihe cy'imvura. Donc imbaraga natwe dukeneye kugira ngo tubone ubuzutse tugomba kuzishaka uyu munsi zikaba stock izadufasha na cyage tuzagira gute ubundi frere uyu munsi ugomba gukoresha imbaraga Imana ufite naho kiragiye cyo kuzahabwa inshingano ntabwo ari cyo gihe cyo kuzaba itorero rijyo none uyu munsi ariko kiragiye uzuzuza imihango y'idini bagweze inshingano kandi zina nshingano nibo benshi bapfiriye nibo benshi bananiriwe kubera byazubere twavuze basigaye mu buzubahiro gusa Imana iragenda Imana ibivamo. Ariko biro yavuze ngo witegereze iki kintu Salomo yavuze cy'ubwenge umuswa cyangwa se ikimonyo. Cya gatatu kigira kuki umuswa. Cya gatatu kigiraho ni uburyo kizi gukoresha igihe kumenya gukoresha igihe. Cya kabiri twavuze ko ari provision. Cya gatatu ni igihe utilisation gita. Uko ko muratekereza ngo ukumuzi kuko ngo wakira umwanya wo gukorera Imana nimba ufite umuhamagaro uyu munsi utangira gukora tutegereze ngo ejo ni uyu munsi kandi uko gukoresha umwanya neza utamenye gukoresha umwanya neza umwanya kuragenda ntabwo ugaruka giye kurangiza. Ariko mbabwira ngo biragusaba kumenya gukoresha umwanya wawe neza. Rutabampaye asigaye gusa nk'iminota ingahe ndangiza. Beneda ndashatse kubabwira iki kintu. Nimba ushaka imbaraga za gukora mu bunebwe biragusaba kwitandukanya n'urugomo rwose kuko Isodoma n'Igomora barimbuwe n'urugomo. Jewe ntukambaze ngo gira inshuti nibo bastari mu ijuru abagize gute abahinduriye benshi ubwo gute bwo gukiranuka kandi ntabwo wohindurira benshi bwo gukiranuka ukira umunyedini uvuga izina rya Yesu gusa umunye pastor ahubwo kugira ngo ubashe kuvuga izina rya Yesu kugira ngo ubashe guhinduka nurangiza uhindura abandi nuko watindanye n'Imana nuko wagize gute watindanye n'Imana. Turuzi narivuze hejuru y'inzego zitandukanye twashakira ngo buzutse. Urabona ikiyumbe cyane dukora dore ni ikiyumbe dore ubundi muri Bibiliya nusoma mu rwandiko rw'Abakorinto yavuze ibintu bine bigomba gukorerwa mu materaniro. Yaravuze ngo cyambere ngo si yo guteranye bamwe bigisha abandi bagira gute abandi bavuga ku ndimi abandi bagira gute abandi baririmba ikindi yavuze ni iki abandi basobanura indimi. Aravuga ngo se bigenda gute aho ngaho tagisirimba yigeze ashiramo ariko twebwe amateraniro yacu ni kuvuga ngo igisirimba cyajanye umwanya muremure kurusha ibindi byose bikorerwa amateraniro. Cyo kukireba neza ni barakadoze k'Imana nakadoze k'ibyacu ntabwo uzute bwoza gusa twaratinze mu gisirimba. Urabona nabira tubesha abantu ngo kuturasenga mu gisirimba ni ikinyoma ndabiyatangarije kuri podium iki ni ikinyoma cyuzuye gusa ntaho Bibiliya yigeze yita igisirimba ko ari ugusenga. Gusirimba no kuzina Bibiliya iravuga ngo ugize gute ubabaye nagize gute nasenge ugize gute wishimye agize gute haririmbe ariko ntaho Bibiliya yigeze ivuga kuko gusirimba ari kugira gute ari ugusenga. Ibyo ni ibyacu zindi simvuze yuko gusirimba ari cyaha ariko bigomba kugira umwanya wabyo ugasirimba gusenga ukagira gute ukagira umwanya wabyo ariko twebwe twarabitse ino hano se muzamusirimba oya imugerira hirya muri East Africa ibo basigaye bakubita kesha nabo sikizi zacu mwege muracyafite uburebwe hano buteye ubwo ibo nibakarateka mu gisirimba baza babyina guhera saa 3 ve ikageza mu gatondo karekare bucya bakiya basirimba hano muracyafite akadoze k'Imana gatowe Imana nibafasha mugakomeze mu izina rya Yesu dukomere Imana yacu amashi cyane mugakomeze papa. Rero Bibiliya yatweretse neza ko Bibiliya yavuze ibintu bigomba gukorwa bya mbere materaniro yacu ni ukwigisha ijambo ry'Imana ni ukuririmba ariko ibyo ngibyo se turacyaririmba ni ugukoza agakora se gucya tukaba turarangije. Umugabo witwa Missionnaire Scott wahanuye hejuru y'ibizaba minsi y'imperuka iravuze ngo igihe muzabana mu materaniro ngo harabaye gusa ngo agakorasi. Je ndi mu gushakisha abahungu n'abakobwa bagifite umwuka w'Imana
ngo twongere tugarure indirimbo zo gushimisha na za ukovu. Yaravuze ngo igihe ngo muzabana ngo ndirimbo ngo zarishye mu materaniro gucunga imperuka ngo izobe yaratwegereje gusa ngo abantu ngo baza basigariye gusa mu gisirimba ariko ijambo ry'Imana ryaravuyemo. Bizavuze nti byabaye se. Biradusaba gusirimba ariko iyo wawe usirimba uvuye mu masengesho usirimba rigakunda. Turuzi gusirimba uvuye mu masengesho ntagiwanye nacyo. Ariko ikibazo rero papa uri mu gusirimba umaze kanga usenga biragusaba gusirimba ariko warabanje gutindana n'Imana mu masengesho ko birumvikana bakobwa ngo ureke imbabazi. Hari ikintu nimukumva afite ifuwe rikomeye cyane iyo mbonye abantu b'abakobwa n'abahungu bakiri batoya. Kubera iki? Kubera kuko nta bantu bategerezwa kwigishwa bikomeye. Nimugukenera ngo nigishe abakiri batoya kuko abakuri bo abenshi Imana yaratubwiye ngo abenshi bo nabo gusengerwa Imana ariko hari abantu batoya botozwa bakumva neza. Dore nkwereke Bibiliya iravuga ngo mu mihango y'Abanyisirayeli mihango y'Abanyisirayeli ari imico ari ibintu bibiri mugomba kumva bikomeye cyane. Ubu ngubu dushaka nanifuza yuko abana batoya bakiri batoya bonyumva kugira ngo izo bintu zongere bigaruke. Ikindi cyambere Bibiliya iravuga mu mihango y'Abanyisirayeli ngo umuhungu n'umukobwa gusa iyo bakora ubusambanyi rimwe gusa Bibiliya iravuga ngo mutange dote babaye umugabo n'umugore. Icya kabiri Bibiliya iravuga ngo mu Banyisirayeli ngo nimba umukobwa ashatswe agashakwa yibesha yuko akiri umwari muri terme y'igifaransa niyo mukumva cyane vierge. So bivuga ni Bibiliya singira isoni. Guteka kwa 2:22 hazavuga umugabo washatse umugore ngo asanga yarabaye de vierge ngo arangije yagize gute yahise amusubizayo. Bibiliya tikwemerera gushaka uri umukobwa warataye ubwari bwawe. Niyo mpamvu namabwira ngo ufite ifuwe ryo kugira ngo tubwirize abana bakiri batoya abahungu n'abakobwa basigarana icy'ingenzi. Ukurura umukobwa warigishijwe yuko gutakaza ubusugi bwawe aho ngaho imbere y'Imana ubutakaje ikintu cy'agaciro. Nuvuga ngo ubusi wasambanye gusa n'umuhungu rimwe na rimwe mu ijuru baranditse yuko ubaye umugabo n'umugore. None tumumve ko ubwo butumwa bushaririye bukeneye kumva. Dukeneye ko abahungu n'abakobwa babuzumva bakiri batoya bakabuzumva bagacunga ubwari bwabo. Nimba ari ikintu gihenze mu isi ni ubwari bwawe. Niyo terme nziza bakoresha muri Bibiliya ubwari virginité. Ico rero nimba umwana w'umukobwa waragitakaje ukiri mutoya Yesu uko yavuze yabwiye wa undi bazanye bafashe sambana yaramubwiye ngo nanje singucire iteka sinaje kubacira iteka nimba zarakubayeho wa Paul. Ariko Yesu yaravuze ngo tibika akamenyero ahubwo ngo tukongera gukora icyaha. Dukomere Imana cy'amashya. Ibyo nambabwira mwebwe mwabahungu mukiri batoya mwe ikindi mbabwira nubwo iyo mbwirije ndimo kubibwiriza nkabona n'abantu bavyihana Imana ishimwe yuko hari abantu barimo kuzumva ibi nambwiriza je ndimo kubona n'abantu bavyihana Imana ihabwa icubahiro cyo kirahagije umwe avyihanye gusa birahagije. Urabona abahungu batoya tuvuze ibintu bimwe na bimwe hari bimwe na bimwe bibabase twamaze kubigira nk'ibindi bisanzwe kandi buri mukuzana kubyina n'igisimba hano nuko kubyina igisimba zo kizwe. Nimba umuhungu mutoya ugakora masturbation mu ijuru bazagufata nk'umuntu utarakizwa. Iyo namvuga hari abahungu bari mukuza kuyinyihana nko babwira ati papa harabona yibwirije baza kunyihana ndabwira ati Imana iwe mugisha mu baranditswe mu bwami bw'Imana. Ariko nimba umuhungu cyangwa umukobwa ugakora masturbation Bibiliya ivuga iki kuri masturbation? Bibiliya ivuga mu gitabo cy'Itangiriro hazavuga ngo umunsi Yuda iyo tuvuze aya makuru bazagira ngo none cyanditswe muri Bibiliya. Bibiliya ivuga ngo Yuda yari afite abana bangahe? Abana batatu. Yari afite witwa Onani akagira n'abandi simbashatse kubavuga bose. Ariko umwana w'umwe gucyo yakoze niki agiye gucikura icyo yakoze niki ngo yafashe intanga zimena hasi. Bibiliya ivuga ngo honga Imana yararakaye ngo mwite umwica. Hari ibyanyu tutigishijwe ngo tubimenye ngo tubyitondere. Nimba ukiri umuhungu ukiri mutoya ugende wirinde masturbation. Narayibonye abahungu babyireze kandi suko bashize isoni ahubwo nugira ngo bandike mu gitabo cy'ubugingo. Mufashe dushamburiye uwo mwuka. Haleluya! Mufashe dushamburiye uwo mwuka mw'izina rya Yesu. Mufashe dushamburiye mufashe dushamburiye uwo mwuka mw'izina rya Yesu. Mw'izina rya Yesu.
dukeneye abana batoya bakura baratinya Imana. Dukeneye abana batoya bakura bazi Imana, bazi neza kuko icyo cya Imana cyangwa urunuka. Kuko timwazigishwa amateraniro yanyu kuko bari batinya kubibabwira, ariko naje kubibabwira ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko kandi ibyo ndi wobishoboza ku mbaraga zawe ngo uyireka. Ariko nugenda mu masengesho ukavuga ngo Mana, hari ibyo nagerageje ku mbaraga zanje birananira, umunsi niwo uzashobora. Urabona ibi byose byabananiye mwabaye abapagani mu nzu y'Imana, nuko mutagisenga. Ariko amasengesho Imana izayumva akomeye. Kugira ngo uve mu bunebwe biragusaba gusenga amasengesho y'igiti cyawe yo kubwira Imana ngo Mana, hari icyo nibiharaho ntushobora. Kabirumvikana bavandi, ibi nambabwira hari ibintu byinshi mugomba gukora deliverance, mugasenga mu giti cyanyu, mugashaka Imana. Nimudashaka Imana ngo mwamwitwaza mbabwiza ukuri, nibi ngibi muri mukwirirwa museka ngo abantu ngo barananiwe. Iyo usambanye rimwe isi y'umwijima yaragushatse kugira ngo ikujane mu buruzi, aho ngo ni direct. Ibi nababwira muri cyara abana batari ko dashaka kubabwira ngo bibe nka kode isigara muri mwebwe, utinye ico cya kuko nimukukibwiriza, kuko nzi yuko neza n'uruhu rupfugwisha rwa benshi ruri. Abana batoye benshi barapfuye, niyo mpamvu tubona bashaka gusenga. Wore wa filme pornographique waraguze ugasenga se. Ejo bundi nanagiye kubwiriza muri Uganda ahantu sinshatse kubavuga hariho ndumuvuga butumwa watumiwe waje kubwiriza, ngishitse gusa ngicicaye mu nzu y'umuntu, aho umugore yamatangira umwana wiwe yamatangira kureba filme pornography, aho muri salo para ngo ni mucunga. Umwana umva icyakurikiyeho, umwana w'umupangayi yahise amubwira ngo se kuba wabuzuye umwana tuzujuje muri telefone. Biradusaba kwitonda. Aya matelefoni Imana yaduhaye ntabwo ari ibikoresho bya Satani agomba kwitiza. Ntabwo ugomba kureba filme pornography. Iyo ukoza soni yari yose abe n'ifoto ugomba kwireba, ugomba gutoza amaso yawe bizareba. Ibi nambabwira nzi yuko abana batoya benshi murazanga muri mu kwinezeza nga mukaza kumuje gusirimba. Oya, muanze mureke gusirimba, muanze mukizwe. Urabona aho n'ibitangaza Yesu yagiye akora. Ndabizi ko n'ubwo mukeneye kuba abastare, mukeneye gukora ibintu byinshi, icyo Imana ishaka gusira, ashaka gukizwa. Nukuri dukeneye abana batoya bashatse Imana. Mwabana mwitonde gatoya, mwitonde muanze mu nyumve gira ndangiza. Ndashaka kubabwira iki kintu. Nimba twaraje mu itorero gusa tukaza ngo tuzambika imbaraga. Oya, Bibiliya yavuze ikintu cya kabiri. Ikintu cya kabiri yavuze ngo umuswa nguza wihumikira ngo ibizawutunga izihunika muki, ibizawutunga mu gihe cy'iki, mu gihe cy'imvura. Nimba udasenze uyu munsi, nuvuga ngo amasengesho icya kabiri tuzigira nuko amasengesho icyambere navuga ngo twavuze ngo ni discipline yo gusenga utitaye kuri gahunda z'abayobozi. Icya kabiri twigira ku muswa ni discipline yo gushaka imbaraga zizagutunga mu gihe cy'iki cyo kugotwa. Ko birumvikana? Cyo ni icya kabiri twigira kuki umuswa. None kumuragira ngo muzakuraho imbaraga zizabashoboza mu kindi gihe. Reka nabo ngumbwira abana bakiri batoya cyangwa se bagifite umuhamagaro. Ufite umuhamagaro, va mu idini ukora umuhamagaro. Bibiliya ivuga kuko umuntu agomba kuba umupasiteri afite imyaka 25 kugeza kuri 50. Nusoma igitabo cy'Abalewi, mu gitabo cy'Abalewi haravuga ngo abakoraga mu ihema ry'ibonaniro, iyo twigiraga abakora mu ihema ry'ibonaniro ngo nabari bafite guhera ku myaka 25 kugeza kuri 50. None mwebwe bari mu kubabesha ngo muri torero ry'ejo. Bwira muganzo mwegeranye ngo ntabwo uri torero ry'ejo, uri torero rya none. Uziko urebe mu myaka yanje baracyanyita ngo ndi torero ry'ejo. Oya, si ndi torero ry'ejo, ndi torero rya none. Mwagati bazabibwira icyo ni ikinyoma cyaje mu ikanisa turagisasira. Bibiliya iravuga ngo ntabwo turabejo ahubwo turabaki turabana. Bibiliya zinavuga ngo ahubwo ngo nuje kuvuga ngo izejo ngo uzavuga ngo Imana niramuka itugejejeho, ariko Bibiliya ntiyemera ko turabiki turabejo. Ariko abapasiteri bacu bari mu kuturera batubwira ngo twega turi torero ry'iki gejo. Mbwirira mugazo mwegeranye ngo itorero rya none, kandi aho none rero biragusaba kuko wishakira imbaraga zizagufasha mu gihe cyose uzaba ku isi. Tuzamuri marchora niba ngumvise iryo hame. Haleluya, haleluya. Oya
dukeneye imbaraga za none. Ntabwo uri itorero ry'ejo, uri itorero rya none. Uko mwiteze kuzabakina mama mwiza, ushaka kuzabakina mama w'umurozi. Ariko niba ushaka kuzabakina mama mwiza, uyu munsi biragusaba kugira gute? Utangira kwitoza, ushaka imbaraga. Bibiliya yavuze ngo iki? Ngo cishakira ngo ikimonyo ngo kizagifata ngo igashaka ngo ubutunzi bwacu ngo kikihunukira ngo bizagitunga mu gihe cy'iki? Mu gihe cy'imvura. Donc imbaraga natwe dukeneye kugira ngo tubone ubuzutse, tugomba kuzishaka uyu munsi, zikaba stock izadufasha na cyage tuzagira gute? Ubundi frere, uyu munsi ugomba gukoresha imbaraga Imana ufite, naho kiragiye cyo kuzahabwa inshingano. Ntabwo ari cyo gihe cyo kuzaba itorero rijyo none uyu munsi. Ariko kiragiye uzuzuza imihango y'idini bagweze inshingano, kandi zina nshingano nibo benshi bapfiriye, nibo benshi bananiriwe. Kubera byazubaye twavuze. Basigaye mu buzubahiro gusa, Imana iragenda, Imana ibivamo. Ariko biro yavuze ngo witegereze iki kintu Salomo yavuze cy'ubwenge, umuswa cyangwa se ikimonyo. Cya gatatu kigira kuki? Umuswa. Cya gatatu kigiraho ni uburyo kizi gukoresha igihe, kumenya gukoresha igihe. Cya kabiri twavuze ko ari provision. Cya gatatu ni igihe, utilisation gita. Uko muratekereza ngo ukumuzi kuko ngo wakira umwanya wo gukorera Imana, nimba ufite umuhamagaro uyu munsi utangira gukora, tutegereze ngo ejo ni uyu munsi. Kandi uko gukoresha umwanya neza, utamenye gukoresha umwanya neza, umwanya kuragenda ntabwo ugaruka. Ngiye kurangiza, ariko mbabwira ngo biragusaba gute? Biragusaba kumenya gukoresha umwanya wawe neza. Rotabampaye asigaye gusa nk'iminota ingahe ndangiza. Beneda, ndashatse kubabwira iki kintu. Nimba ushaka imbaraga za gukora mu bunebwe, biragusaba kwitandukanya n'urugomo rwose. Kuko Isodoma n'Igomora barimbuwe n'urugomo. Jewe ntukambaze ngo ngira inshuti singahe, nta nshuti ngira ino. Yesu niwe nshuti yacu. Nomwebwe urugomo kugenda mukura, reka mbabwize ubu ngubu sigaye numva sindabishobora, ariko kuko ndabigerageza sindabishobora, sindanabibaza Imana ngo ibinyemerere. Ariko ndimukumva habe ubu ngubu nimba nta nimbaraga ufite, tukazupfa gusa kwinjira mu ministeri gusa yose ije nguyizemo. Uko nurugomo uje gukurayo nta kintu ugiye gutangayo. Kuko ubundi tugomba kwinjira muri ministeri, hari icyo ugomba gutangayo, hari n'icyo ugiye kwakira. Ariko nubushayo ukaje gusa kwagira inshuti gusa z'urugomo zo kwandikirana, mukajana gusa ku masorti. Ubu ngubu za ministeri zacu nukuja mu masorti, nigeze dufatira mu anniversaire, kandi mu anniversaire hafiriye abantu benshi. Anniversaire yishe Yohana. None we gusirimu kwama wicara gusa ngo anniversaire gusa ngo amafoto gusa iminsi yose ngo wibere mu mafete ya anniversaire. Anniversaire yishe Yohana igihangaga cy'umubatizo, yishwe na anniversaire. None izo nizo shiti gusa waje kurema mu ministeri. Kadushamburiye umuka mu izina rya Yesu. Haleluya! Haleluya! Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu tugomba kuremisha, tugomba kuza mu itorero ngo tugire gute? Duhindura abandi. Nimba utaraje muri ministeri, nimba ntacuze ukora mu barazwe, nimba nta muntu urahindura, ugenda uzoyivemo. Mu ikanisa nimba waraje mu ikanisa ukabura n'umuntu ugenderera, uziko nasanze ukuga muzingo mwese ngo tuzabwiriza ubutumwa biciye gutya. Uzi ubutumwa wewe ubwiriza, nasanze uburyo bwiza bwo kubwiriza ubutumwa nukwegera umuntu nk'uyu ukamwegera ukamubwira ati hari akantu uzamara gatunganye neza. Ubushize nazambwiriza imbarara, ndimo kubwiriza nsanga hari ibintu bimwe byatugoye, hari ibintu bimwe tutasobanukiwe. Urabona Bibiliya ifite ni ihame. Urabona iri hame rivuga ngo ntabwo ari ihame ry'idini rirajya sepa kubona iri hame ritubwira ryo kwambara igitambaro. Ahubwo Bibiliya iravuga ngo umugore ngo naje gusenga, umwanya wose agiye gusenga ngo agomba kwitwikira mu mutwe. None naribwirije mbarara, umugore umwe arambaza ngo se ndabisobanura, ndababwira ngo kuriya Bibiliya ntabwo ivuga ngo wirirwe witwikira igitambaro. Ahubwo Bibiliya iravuga ngo umwanya wo gusenga gusa uzaza winjira mu rusengero ubanza utwikire mu mutwe, nusohoka gutya wama wambura igitambaro. Umugore yamambwira ngo nuko ntabwo yarabizi. Nambwira ati biroroshe, ariko kuriya byananiye abantu benshi, n'ubu ngubu zarabananiye, n'ubu ngubu mwaje gutyo kandi mwarigishwa iryo hame.
ni ihame ritoye gusa rivuga tubona urabona ko gatambara gusa bishizeho ni ihame rya Bibiliya mama dukomera amashi cyane dukomera amashi ni ihame rya Bibiliya Bibiliya ivuga gusa ngo kugira gute kwitwikira mu mutwe iravuga ngo umugore agomba kugira gute agomba gusenga ariko agira gute yitwikiriye mu mutwe ariko twebwe idini ritwigisha ko tugomba kwirirwa dufite igitambaro ya birandaga ivuga ngo tugomba ahantu hose tujanye igitambaro kandi umva nuko Bibiliya ivuga Bibiliya iravuga ngo urya wabujije uko abagabo basenga bambaye isapo ni nawe wabujije abagore kuko basenga bagira gute batitwikiriye none abagabo ko twatibije iryo hame hari umugabo mwari mwabona gusenga isapo mumaze kubona bangahe mwe muvanye ubande mu Imana mu izina rya Yesu mugirira umukobwa mwegeranye utambaye igitambaro mugire ngo ni ihame rya Bibiliya uzoza cyambara ni ihame rya Bibiliya ugiye gusenga uzaza witwikira igitambaro ni ihame rya Bibiliya kandi tivuga ngo hantu usikishano ya wosoka ugeze ara ku muryango niso aturangiza amateraniro urangije gusenga twarangije amateraniro uzoza mugikura tukiri hano biremewe yo ni ihame rya Bibiliya ibyatunaniye buriya ni ihame ritoya gusa nari ndagiye kubabwira kuko ubutumwa bwiza mwege mutegereje ngo muzabwiriza ku mapodium yarishatse kubabwira kuko kubwiriza gusa ubwiriza umuntu gatoya gusa umugendereye bigakunda ejo bundi hari umugore nagerageje kugenderera kuko kubisanzwe ndabwira ati wa mugore uriya hari ihame rya Bibiliya wishi kandi n'umugore utinyitse nyine ndabwira ati kuriya hari ihame rya Bibiliya wishi gusenga ugasenga udatwikira igita aravuga guhereye umunsi yahise aritangira n'ubwo basigaye gisenga ndavuga ati buriya ubutumwa ntibigoye biragusaba gusa kwegera umuntu ukamukosora ukamubwira ati yewe iki kintu utatunganije neza wagitunganya gute zamuri Imana cyo twogera tugara umwuka wo kugenderera n'urwo wugira ugaruke mu materaniro mu izina rya Yesu haleluya hey twogera zamuri Imana cyo uzamuri biganza byanyu uzamuri biganza byanyu tuzamuri Imana cyo biganza haleluya haleluya n'abahungu mwe n'abakobwa mwe mugende mwige gusenga Imana ugiti cyanyu nigute mutagira urere gusenga mugira urere zo gukora ibindi byose nigute mutagira urere gusoma ijambo ry'Imana cyo ngirangirizeho ti waba umukristo ukomeye udasoma ijambo ry'Imana gute wo umukristo abo ngabo nizo nzererezi zazi kw'izina rya Yesu stazi kubera iki ugomba kuba warasomye Bibiliya nawe birakureba gusoma Bibiliya kandi uzibira muzamwitwaza ngo twatwisoma ngo titubyumve ni ibinyoma uko umunsi wayisonye uzabona nawe gusoma byumve uzi impamvu anga tsotso tukabwiza ati munabyumve nuko iyo wabisomye bikagucanga uzigera no umuntu yabisobanura ugahita wumva neza arasheneza ahandi warukeneye gusobanukirwa biramugaje mwegeranye muzasoma Bibiliya uzasoma Bibiliya papa urabona n'ibindi urabona naringiye kuvuga reka mbabwire n'iki kintu urabona n'ibindi bidutinze urabona n'ibindi bidutinze ngo muri iki gihe twese dukeneye abayumbe badukorera za gahunda urasa umwuka w'Imana ni umwuka utari uw'Imana mu isezerano rishya umuntu wese usenga neza wese azaganira n'Imana ndabisubiramo kandi tuvuga n'ibindi experience ubu tukashakira ngo abantu bashamburiye je nyine zanishamburiya zamureye ko bitarekera bibaho nayo wotanga gusenga uzabishaka izina rya Yesu kugira tugaruka mu matorero haleluya haleluya Bibiliya Imana ngo yamuganaga kera mu nasi kabahanuzi ariko gusenga Imana isigaye igana no gutinda mu cyangwa gusenga ikintu kizakeje kuba kera wakirose Imana avuye urabona nayo mandiko muri mukuru umuntu akama arasaba amandiko afite imbaraga asigaye iramwe Muhammad ibasubira ihame rya mbere nari biriya muri mukuru gushaka abashamburi n'imbaraga zashize ariko umuntu neza watindanye n'Imana usenga Imana takene abantu bamushamburiye takene abantu bakora wenyine arasenga ahubwo ugeze igihe Imana izibuze uburyo kuriya akaza akagushaka aho ariko twatwara bitunze mbese yamenye gusengesha byari yamenye gusengesha rya kera niho twese sotanga Imana nimbukiye usenga Imana neza byuzuye uri umuhanuzi wawe wo kwerekwa ibyawe
ntibisaba ngo bagukorera gahunda, kandi na za gahunda babakorera n'izi baraza bakababwira ngo Imana ngo irambwiye ngo nyoko yakuroze. Oya, bwose ubuhanuzi bw'Imana, kuko biri ravuga ngo ubuhanuzi bw'Imana ngo n'ubuhanuzi ngo ube ngo ubuhanuzi bwire gute bwungura abandi. None umuntu yoza akabwira ngo Imana ngo yambwiye ngo nyoko bukwe karakuroga, wumve n'ubuhanuzi bukungura, ubwo n'ubuhanuzi bwo bugusenya, uzobwira ngo ni wewe murozi wa mbere. Ariko nkunda umugore umwe, hari umugore umwe umuhungu yari yagize gutya kuko cyatugira, yamavuga ngo uwo mugore ngo nyoko n'umurozi mu ikanisa, arangije nawe yamubwira ngo yewe ngo ni data we. Ariko ngo ndigisubizo cy'uyu mugore none acanga amateraniro yose, avuze gute? Ndizi ko ndi umurozi, ndizi ko ntari we, yama bacanga. Umuntu nazagushamburiye akubwira ngo Imana irambwiye ngo nyoko ngo ni wowe ukuroga, uzozubwira ngo ya urabeshe, iyo si Imana igutumye, kuko Imana ntiyo utuma bene ubwo butumwa, bwose ubutumwa bw'Imana. Kandi ivyo nambabwira, hari abana bakiri batoya ngo mukiyamushaka imbaraga mukiyamusenga, ariko mutinze mutuntu dutoya gusa ngo muko murakora za gahunda. Hari za gahunda zimwe zitari z'Imana. Haro Yesu mwigeze mwumva akora bene za gahunda? Yesu gahunda yakoraga yagendera mama mama dusoma w'umunani w'umuntu w'umusamariya. Uzi icyo yakoze? Yamubwiye ibyaha byiwe, yamweretswe amubwira iki? Amubwira ibyaha byiwe. Habe nukurikirana n'amateka y'iwacu, abantu berekwaga sanctification gusa mu itorero, kwari ukwerekwa ngo umuntu ngo ndakweretswe wari uri mu busambanyi, Imana irambwiye ngo ugendure kubwo busambanyi. Kuri none wowe werekwa gutura, ahubwo azakubwira ngo ubonye visa, azakubwira ngo uteye imbere. Ubwo si ubuhanuzi bw'Imana, ubwo n'ubwacu n'ubwino gusa. Sindabacanza mu mutwe yeme. Oya, muzumbe ni hamega Yesu bitangaza bose n'ibitangaza yakoraga. Yarabanza akamubwira ngo ibyaha byawe bizwe gute birababariwe. Uzuko bamuzaniye umuntu kugeza igihe bakoze gahunda iteye ubwoba, barirukanse barapfumura hejuru, babuze aho baca, bafata wa yangobyi barayitibura, bayitibuye. Yesu yahise amubwira ngo ibyaha byawe bizwe gute birababariwe. Nicyo cyihutirwa subwira gute suguka izinani, suguka izani. Abantu baravuga ngo se Yesu ahita batangira kwiburanya. Yesu aravuga ngo se igikomeye niki? Igikomeye no kugira umuntu ngo yikore uburyo agende, cyangwa igikomeye no kuvuga ngo umuntu ageze gute ubari ibyaha byawe. Mbabwiza ukuri, nimba ndabizi ko mwamunashaka n'impano, mwamusenga mushaka impano. Oya, ngiye kubakura mu mwuka, musenge mushaka iki? Mushaka imbaraga z'Imana zibafasha gutunga iki? Gutunga imbaraga z'Imana zibahesha kubaho mwaratunze impano z'umwuka, nako imbuto z'umwuka. Na impano z'umwuka hari zizenga ibinyoma byinshi za Satani. Satani yarazivangiye. Nababwiye ngo habe naye mandika umuntu arimo kwamaza gusa, abo bakecuru arimo kwamabaza bakatwifatira hanga, akamatangira gushereba nganga. Jewe n'uwo pastor ubunyine ubunyine sinobikunda, kuko nuvuga butumwa barambye ngo musengera ndavuga ngo maze mureke, nta kimana bivugaho. Imana yarambwiye ngo sinabi bigiye no sambaga. Abagore buri mukubona bari mufogira gute utangiye gusirimana, akamaza kwandika aya samandiko y'Imana. Ndabayitangariza mu materaniro aya samandiko y'Imana. Amandiko gisigaye gihagaze mu mwuka, na amandiko yira mwibanga, abazayasobanura nira mwibanga. Uzamvuze ndabeshe Christian muzamo amandiko y'ukuri neza n'abantu batuyira mu cyumba cy'amasengesho baza bakora za gahunda bakabaza neza Imana. Naho amandiko gusa yo kuvuga tukaba tujari ameshi ikizana kwereka ko atari Imana. Dore mwereke uzobaza amateka y'amakuru y'amandiko y'iraruguru wacu. Bandikaga bafataga uko nimba neza yapima ko ari Imana. Muzoza n'umuriro mu Kongo, umuriro bafata ikara bandika amandiko, bari kuza kuyandika kuri podium. Iwacu bafataga ikara ririho umuriro bakajyandikisha amandiko. Twebwe Imana yaratubwiye ngo ari amandiko yose abantu bari kuja kwiruka bari gupfabira gutyo, ari nayo gifariso sa y'Imana. Amandiko gisigaye y'ukuri na amandiko agenda ira mu ibanga, bakicara bakandika amandiko bagasobanura Imana ikababwira amakuru meza ashongoye. Ariko biriya muri gupfa kubona gusohoka gutyo, wese yafa gusirimba akamayiriko kuri podium, tana yandikira iyo yicaye akamyandika kuri podium amarasa y'Imana. Nimba umungu kiri muto utaruzi nayo makuru, nimba birashoboka arabikora kubera kutamenya amakuru, tugasubira kwandika amandiko uje kuri podium. Oya, amandiko gisigaye y'Imana ni iriya mwibanga iyo none murashaka ngo bashambure iki? Biradusaba gusa umukoro dufite ukomeye no gukizwa. Jewe ndababwira aya makuru nishaka muzantumira kuko naho bazantumira muzabagira intambara.
bonyine bazabashika bagakorogana kantumye abibeshe bakandubira nabo bazakorogana kandi bazi ko batari babizi kubera iki abantu bakeneye uvuga ubutumwa y'abaranga mutima ibabwira ngo mucake visa yahe visa ntuzugongesha uje mu Rwanda si visa tuzugongesha mukeneye gukizwa toro rikeneye gukizwa rikagaruka papa ukeneye gukizwa ukagaruka ku musenge mukongera mukagaruka mu masengesho mureke kutwifatira hano n'ibisirimba birebire ifata ejo dorana ejo mundi n'igiterane kwako ubushize igiterane kwako zana umuntu yavuga ngo radusengesha yamashiramo igisirimba rimwe kabiri gatatu gweza buke uko si ugusenga ya gusenga ngomba ko gusenga n'igisirimba ikabiri igisirimba imana inaniwe gutandukanya igisirimba no gusenga imana yacu ni nyakuri tugomba kwitondera kwera kw'Imana kuko kwera kw'Imana iyo dukirishiye kwera kw'Imana gatoya ubundi ukeneye ngo umukristo ugire gute umukristo ukeneye ngo bugire gute mwumva umuntu wagiye mu buzuse nyabwo tugomba kwigiraho ndangiza umuntu witwa Mose. Amen. Bibiliya iravuga mu gitabo cyo Kubara igice cya 11 hazavuga ngo Mose wari warakiriwe ubuzuse nyabwo bwari bwaratindanye n'Imana ubwo nibwo buzuse shaka ko dufata muri aya masaha n'ubuzuse bwogira icyo muri abandi. Bibiliya iravuga ngo Mose ngo yafashe ngo umwuka umurimo arasenga wa mwuka awushira mu bantu 70 papa 70. Dufite umwuka twebwe dufite umwuka gusa ngo bashambura ibiki ntavyo nuko inyoma. Umwuka ukuri Imana ishaka ni umwuka wo kweza abantu bakagira abantu bahinduka ku bwawe n'uwo mwuka Imana ishaka. Niba shaka tukamenyekana mu itorero nushaka nti bakaguha igiti kuko naje ntagifite nuko naje wabona nta giti na kimwe mfite tumbaza mu ministeri nta biti kigira ntavyo ti wo bigira nuzo amasengesho neza nta n'ibiti tuzakenera n'ibiti ntavyo uzogira no makarisa ntavyo bazaguha kubera iki ariko ico igikenewe cyane no gukiza ukamenya ngo narakijwe ukazugenda ubu ndashinganye genda n'amahoro makuru tuzabona imari cyero tuza haleluya oya dukeneye ubuzuse bwa Mose ubuzuse bwo Kristo Maria abantu papa ntabwo ari ubuzuse bwo kuza uzahanga uko twereka kuba mubarazwe kuza uko twereka kuba muri evangeli kwivyo ari bitoya cyane. Ico dukeneye nuko uhinduka ugeze igihe wogira abantu uhinduka abo nibo bastare mu ijuru twavuze ngo bastare mu ijuru nabagize gute nabahinduriye benshi ubwo gukiranuka abo ngabo ngo bazarabagirana abo nibo bastare bazarabagirana iteka ryose mu isanzwe ry'ijuru. Abahanga mu buzutsi nabahinduriye benshi gukiranuka hanyuma bakazarabagirana iteka ryose bakazaba bastare mu ijuru iteka ryose. Ubwo niko buhanga dushaka gukizwa ku Kristo gufasha umuntu none mwego ubukristo bwanyu gufashana kubesha iyo beshe rimwe gusa biza affect ibinyejana bingaho ubeshe rimwe gusa mubwira ibinyejana bi affect. Abraham yarabeshe ngo Sara umugore wiwe ni mushiki wiwe byahise bimukurikirana umwana wiwe ninde Isaka yayisabesha chaka inyoma textuel makopie kole yayisabesha nawe ngo Rebeka ngo nawe umugore wiwe niko yabeshe nawe umwami Abimeleki. Abasi babiri vana no kuri Isaka uje kubana biwe Yakobo nande na Esau. Yakobo yayisariganya aravuga ngo niwe yita Esau. Urumva iwe cyumva kuko arabeshe cyakira cyakibukana cyo kugira gute cyo kubesha uzicyakurikiyeho nyuma yo kubesha kwa Yakobo sebuko yamubeshe inshuro 10 sebuko y'abantu tumuvuyeho aho uve kuri raba none ogenda ku mugore wa Yakobo uyakundaga uyatendeye wa mbere witwa Rachel iwe yayisabesha none yabeshe ibinyoma bibiri bikomeye. Icyambere yarabeshe ngo umuhango y'abagore ari kugira ngo yicare bigigwama akweme n'ubu ngo abantu baracicara ibiheko dushamuri umuko ibiheko bize bicarirwa mu makanisa umuntu akaba mu kanisa yicara ibiheko. Haleluya none mwege muzamubesha mwarageze mukagira ngo ibintu bize bieffect ibinyejana papa witonde ntukazubesha mwitonde muri abana bakiri batoye mwitonde mukazamubesha
ugomba kuvuga ukuri kuko kuri umutima wawe. Bahaguruke dusenge. Cyakora se turahaguruka dupfukame dusenge.